kavuga ko Imana ivuze ngo nibaguha amafaranga kandi itabivuze, kavuga ngo nibaguha isambu kandi uzi ko uri kuyiriganya. Ibyo ukora wiherereye n'umutima wawe. Ijambo ry'Imana rigarutse rivuga ngo uko wariganyijwe nawe niko ugiye kuriganywa. Uko wagiye unyaga abantu ibyabo ukabinyaga, nawe bagiye kukunyaga. Yesu atugirire neza cyane. Tugeze mu minsi abantu bari kunyaga abandi cyane, ukifata ukaba uzi ko uwo mugisha atari wowe wagenewe, warangiza ukawunyaga ukawuriganya. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga wongereye kubana natwe twese. Nkuko mubibona rero twongeye kugira umugisha wo kubana n'umuhanuzi w'Imana, umukozi w'Imana, twishimira kandi n'Imana iramwishimira. Reka ngusabe kugira ngo usuhuza abakunzi bacu. Muraho kandi mwiriwe. Yego. Nongeye kubasuhuza. Amahoro y'Imana abane namwe. Yego. Imana amahoro ikugirire neza cyane. Ariko amazina ntabwo bose barayamenya. Amazina yanjye nitwa Mukaburanga Florence. Yego. Ndi umubyeyi ubaha Imana. Haleluya. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana, ubundi uhite wataka. Urabona ko burije, ariko ntabwo twarara tutavuze message Imana yaguhaye kuvuga. Ukaribu rero n'isengesho uhite wegera imbere tugizeho message Imana yaguhaye. Murakoze. Mana data twese uri mu ijuru, Mana ifite ubutware n'imbaraga, turagushimiye. Twongeye kuguhimbaza kubera ko watugiriye ubuntu bwo kuboneka imbere y'amaso yawe. Data mwiza, aka kanya turakwinginze ngo uzubane natwe. Iki kiganiro tugiye kuganira, turakwinginze kugira ngo kibe ikiganiro cy'umugisha, abacyumva kibanyure kandi imitima yabo irusheho kugubwa neza. Mana ndakwinginze cyane kugira ngo ubane natwe aka kanya kose. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Karibu nisenge. Karibu na message. Nkuko mubimenyereye, tugiye gusomana ijambo ry'Imana riri hano muri Yesaya ibice 33. Ni ijambo rigufi cyane. Ariko abantu bashobora kuvuga ko ari rigufi, ariko ijambo ntago rijya riba ritoya. Rihora ari ryiza, rihora ari rigari. Yego. Dusome mu izina rya Yesu. Uzabona ishyano weho unyaga kandi utanyazwe, uriganya kandi utariganijwe. Numara kunyaga uzahera ko unyagwe, kandi numara kuriganya bazahera ko bakuriganye. Haleluya. Amina. Yesu nashimwe. Amen. Hari abantu benshi bajya bibwira ko ibyo bakora birangirira aho ngaho, ariko ijambo rimanukiye kubwira umuntu wese ahariho hose, waba ukijijwe waba udakijijwe, ikintu wakoze utagikoreye mu mucyo, Imana igarutse kukubwira ngo nawe uzakiriganywa. Yego. Warariganyije ariko nawe uzariganywa. Haleluya. Amina. Ndashaka kuvuga ku bantu bariganya. Ndashaka kuvuga ku bantu baryarya. Ndashaka kuvuga ku bantu banyaga iby'abandi. Kavuga ko Imana ivuze ngo nibaguha amafaranga kandi itabivuze. Kavuga ngo nibaguha isambu kandi uzi ko uri kuyiriganya. Ibyo ukora wiherereye n'umutima wawe. Ijambo ry'Imana rigarutse rivuga ngo uko wariganyijwe nawe niko ugiye kuriganywa. Uko wagiye unyaga abantu ibyabo
ukabinyaga nawe bagiye kukunyaga. Yesu atugirire neza cyane. Tugeze mu minsi abantu bari kunyaga abandi cyane, ukifata ukaba uzi ko uwo mugisha atari wowe wagenewe, warangiza ukawunyaga ukawuriganya. Ibintu byose utunze wariganyijwe, nawe ugiye kubiriganywa. Ibyo wabonye uzi bitigeze binyura mu bushake bw'Imana, utahawe n'Imana, wabibonye ukoresheje uburiganya, nawe ugiye kubiriganywa. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Nimba utunze inka wariganyije, nawe iyo nka baraje bayikuriganye. Niba utunze imodoka uzi neza ko itaturutse ku Mana, uzi neza ko itaciye mu mucyo, uzi inzira byanyuzemo kugira ngo ubone ubwo butunzi utunze, wicara uzi yuko ubwo butunzi nawe ugiye kuburiganywa, kuko nawe warabiriganyijwe. Imana idutabare. Muri iyi minsi abantu ntago bari gukoresha ukuri. Muri iyi minsi ntabwo abantu bari kunyuza ibintu mu mucyo. Wowe kubera ishyari ryaritse umutima wawe, kubera ko nta kuri kuba muri wowe, kubera ko nta rukundo ruri muri wowe, ibintu byawe byose ni uburiganya. Ariko Yesu aravuze ngo, ijambo rimanukiye kukubwira ngo ibyo wariganyije, ibyo utunze, ibyo ufite wariganyije, uko wabiriganyije byose hatabuzemo na kimwe, nawe ugiye kubiriganya. Imana idutabare. Niba uzi ko hari ibyo wariganyije, niba uzi ko ufite umutima wo kuriganya, ufite umutima wo kubeshya, ufite umutima w'uburiganya, ihane, kuko akabariganya kashobotse. Ijambo ry'Imana rimanutse rivuga ngo warariganyije, wambuye iby'abandi, warabeshye kugira ngo ubone ibyo ufite, ariko nawe bagiye kubinyaga bakoresheje kubeshya. Haleluya. Amen. Ibyo utunze niba warabiriganyije, nawe ugiye kubinyagwa babiriganyije, bazabiriganya. Kuko bajya bavuga ngo akebo wagereyemo mugenzi wawe, nawe niko uzagererwamo. Amina. Yesu nashimwe. Mugarukira aho ngaho abari gukoresha kuriganya, ukariganya mugenzi wawe kandi uzi neza ko uwo mugisha atari uwawe, kamuriganya umugisha, nawe bazakuriganya, nawe ugiye kwakwa ibyo byose wariganyije. Garukira aho ngaho wa muhanuzi we, ugenzwa no kuriganya bagenzi bawe, ugenzwa no kuriganya abakozi b'Imana. Ntujye ugira ukuri muri wowe, ntujye uvugisha ukuri, nta rukundo ruba muri wowe. Nimugire urukundo, nimugire urukundo, ntabwo muzariganya. Imana mwagiye muyiriganya ibyayo, byagombaga kuba iby'Imana mwagiye mubifata mukabiyiriganya. Cya 10 n'amaturo murayiriganya, mukayirya, namwe ibyo birabagarukiye. Amina. Yesu natugirire neza. Iyi minsi birakomeye kandi biragoye, kubera ko abantu ntago bari gukoresha ukuri. Nimugire ukuri, mwe kuriganya. Imana iri kubagaya, Imana iri kubagaya cyane, iri kugaya abantu bariganya abandi, iri kugaya abantu bariganya. Wa mugabo we yaba ari mu rugo rwawe, wiriganya umugore wawe. Wa mugore we, bwiza umugabo wawe mwashakanye ukuri, wimubeshya. Haleluya. Muri korari habamwe abariganya, mu bahanuzi harimo abariganya. Nyabuneka, dore ibyo mwariganyije namwe bigarutse babariganya. Yesu natugirire neza. Turi mu minsi igoye, turi mu minsi ikomeye, ariko mwihangane cyane kandi mugarukira aho ngaho, musigeho uburiganya, mu bwihane, mwihana uburigana. Mwagiye mubeshyera abandi mukavuga ibidahari kubera uburyarya buba mu mitima yanyu, mugarukira aho ngaho. Yesu aravuze ngo nimugaruke, mwihane, mwihane uburyarya, mwihane kuriganya. Byo mwagiye muriganya, haba icya 10, haba amaturo,
ibyo byose birabagarukiye. Mwagiye mubesha mukabeshyera bagenzi banyu kugira ngo mubariganye. Yesu natugirire neza. Ntago dutinda kubera ko amasaha ageze kure, ariko ijambo ry'Imana rigarutse ku bantu bariganya. Ijambo ry'Imana rigarutse ku bahanuzi bariganya bagenzi babo. Ijambo ry'Imana rigarutse ku bashumba bariganya amaturo, bakariganya, bakiba. Ubwo n'ubujura. Imana nitubabarire cyane, nibabarira abantu bariganyije. Niba utsinzwe n'urubanza ukaba wumva warariganyije, ukaba wumva hari ibintu utunze wagiye uriganya bitanyuze mu bushake bw'Imana, upfuka musaba Imana imbabazi, kuko ijambo ry'Imana rivuze ko n'ubundi nawe uzariganywa. Ijambo ry'Imana rivuze ko uko wabigenje nawe niko bizakugendekera. Haleluya. Amina. Duce bugufi dusenga Imana, twihane, tugarukira aho ngaho. Niwongere kuriganya. Akazi ukora Imana irabizi ko wakariganyije. Ubuyobozi ufite Imana irabizi ko waburiganyije. Yesu natugirire neza. Amina. Urabizi ko bitaciye mu nzira z'Imana. Urabizi ko bitaciye mu muco w'Imana. Ibyo byose utunze warabiriganyije. Niba uzi ko ako kazi uri gukora katari akawe, ca bugufi usaba Imana imbabazi, kubera ko n'ubundi dore nawe ugiye kukariganywa. Amina. Niba uzi yuko wakiriye amafaranga atari ayawe, menya ko wariganyije mugenzi wawe, nawe bigarutse ari uburiganya, nawe bazakuriganya. Imana tubabarire cyane kandi tugirire neza. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana, ariko aho uherereye hose, waba uri umuyobozi w'igihugu kabuzi yuko wagiye uriganya, waba uri umuyobozi w'itorero kabuzi ko ufite ibyo wariganyije, nyabuneka niwongere, sigaho ntuzongere. Imana igarutse ku bantu bariganya cyane, irababaye. Ntimuzongere kuriganya, ntituzongere kuriganya. Ndababwira nanjye nibwira ikiri gihe cyo kwezwa. Tugiye gusenga Imana, duce bugufi dusaba Imana imbabazi kugira ngo iki kintu gicike mu buzima bw'abakristo, gicike mu buzima bw'abaririmbyi, gicike mu buzima bw'abayobozi b'itorero. Murariganya mukibwira ko Imana itababona. Ibyo mwariganyijwe, izo modoka mutunze niba mwaraziriganyije, izo nzu mutunze niba mwaraziriganyije, n'ukuri namwe bagiye kubariganya. Ntago bivuye mu kanwa ka Mama Prince, biturutse mu kanwa k'Uwiteka. Tugiye gusenga Imana. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ifite imbaraga n'ubutware, tugarutse imbere yawe mubyeyi. Erega turi abana bawe kandi turi abanyamafuti, tubabarire cyane. Tubabarire kuko duciye bugufi, dutsinzwe n'urubanza. Jambo ryawe rigarutse ku bwoko bwawe, ribaburira kugira ngo ibyo bariganyije bihane, baca bugufi. Jambo ryawe riravuze ngo uwariganyijwe nawe azariganywa. Jambo ryawe riravuze ngo uwagiye akora ibidahwanye n'uko byagombaga agiye kuriganywa. Tubabarire Mana, dusabye imbabazi mu ruhande rw'abashumba, dusabye imbabazi mu ruhande rw'abaririmbyi, mu ruhande rw'abahanuzi. Turakwinginze ngo nutubabarire, ya maraso yawe yeza abanduye reka yongera agaruke ku bantu bariganyije. Uwiteka Nyiringabo Imana, hari abantu bagombaga kubona ibyabo, ntago byigeze bibageraho kuko byagiye bigwa mu maboko y'abariganya. Yo Kristo Nehema Mucunguzi, hari abantu bagiye bariganya iby'abandi, bakariganya iby'abandi, ariko turakwinginze ngo utange imbabazi. Babarira abantu, babarira ubwoko bwawe, babarira intama zawe. Abantu bagiye bafata ibyo badahawe, bagiye babeshya, bagiye bariganya bagenzi babo, ariko Uwiteka Nyiringabo dusabye imbabazi. Babarira Mwami abantu bawe, kubera ko baciye bugufi. Uwemeye agasaba imbabazi umubabarire, kandi neza yawe ikomeze kutwomaho, agakiza utanga gakomeze kubungabunga mu mitima y'abantu. Uwiteka Mana ikomeye, unyemerera umwuka wera uze ku bantu, abantu bayoborwa n'umwuka wera w'Imana. Urakoze, turagushimiye. Ngakomeza kubana natwe muri byose. Ubugingo bw'abantu burinde, uzaturinde kurimbuka, uzaturinde gihonomu. Ubwiza bwawe bukomeze kutubaho, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Urakoze cyane ku butumwa bwiza cyane uduhaye. Reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone kugira ngo
wakwifuza gusengana nawe ndetse no kuvugana nawe abe yakubona. Ariko twongere kwibutsa abakunzi bacu ko n'ubu ngubu telefone ntiraboneka, no kuba byihangane, ariko turizera neza ko izaboneka. Karibu. Nimero yanjye ni 0789 91 88 753 0789 91 88 753. Urakoze cyane we wari udukurikiye. Niba utarakora subscribe ukore subscribe, share ndetse ushyireho comment yawe kugira ngo dukomeze tubigendanemo neza cyane. Shalom.